hari abantu bazi ko twakarabaga intoki kubera covid, sibyo? Abenshi siko tubizi. Nyamara gukaraba intoki ntibirinda covid gusa. Hano rero turashaka ko mutubera intumwa z'isuku. Murabyemeye? Ariko kugira ngo ube intumwa y'isuku nuko nawe ubanza kugira kujugunya imyanda mu byatsi ni byiza, kujugunya amacupa mu byatsi ni byiza, kwambukiranya mu ndabyo ni byiza. Uyu munsi twagize gahunda mu mashuri yose y'akarere ka Kicukiro, aho twongeye kuganira n'abana n'abarezi ku muco w'isuku, twibukiranya cyane ku gukaraba intoki. Twagize abashyitsi beza batuganirije, batubwira ko gukaraba intoki bitaturinda covid gusa, biturinda n'izindi ndwara, korera, diyare, n'izindi ndwara nyinshi zandurira mu mwanda. Ubukangurambaga icyo bimaye nuko ngiye kuzajya nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ntungutse yuko tuvuye nko muri wese nyine tuvuye kwihagarika cyangwa gukora ibikomeye, tugomba kugenda tugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Gukaraba intoki bizatuma tutarwara indwara, ndetse bizatuma tutarwara indwara kugira ngo tuzagere ku twifuza kuba. Buriya rero abana baragenda babwire n'ababyeyi bati twasuwe n'abayobozi badukanguriye isuku, hanyuma ku buryo nabo bagiye kuba intumwa hehe mu miryango yabo. Ukora hasi, wihanagura mu mazuru, ku mutwe he, uko niko intoki zigenda zikusanya umwanda. Iyo rero ugiye ukahita ufata amafunguro udakarabye, icyo gihe uba utangiye kugira uruhare mu ndwara z'umwanda. Hari abantu bazi ko twakarabaga intoki kubera covid, sibyo? Abenshi siko tubizi. Nyamara gukaraba intoki ntibirinda covid gusa. Niba uvuye mu bwiherero, ibuka gukaraba intoki. Niba uvuye waba hari uvuga ngo se unakaraba iki ko ntitumi bikomeye, oya niba no kwihagarika, karaba intoki. Intoki ushaka uzikarabe buri minota 5, uzaba ugize uruhare mu gukumira indwara nyinshi zizahaza abana, zizahaza igihugu. Kandi twavuze ko tuzaba abanyarwanda beza, bafite ubuzima bwiza, bafite umuco nyarwanda, bafite isuku. Hano rero turashaka ko mutubera intumwa z'isuku. Murabyemeye? Ariko kugira ngo ube intumwa y'isuku nuko nawe ubanza kugira abakuru. Mwaramutse? Mwaramutse neza abakuru? Abagore muri abantu b'ababozi, ariko nawe isuku iragira gute? Irabareba. Umuntu ujugunya agacupa mumuvugirize induru, nimubona umuntu ugeze mu busitani akurareba mumuvugirize induru, nimubona umuntu ujugunya igipapuro hasi umuvuze induru, mu kigo bintu turabyamaganye. Kandi iki kigo kizaba intangarugero. Tuzaza noneho tuvuga ngo tuje guhemba abana bo muri groupe scolaire Gahanga, kuko cya kiganiro twagiranye itariki 10 neza z'ukwa mbere cyabaye intangarugero. Uyu munsi baratanga umusaruro. Niba utakarabye intoki ziramo hano, batakarabye turajya hariya tukaraba intoki. Hanyuma mu gihe tugana ku mashuri ugenda ureba niba ari agapapuro ugatoragure, sibyo? Niba ari agacupa ugatoragure. Murabona utuntu masera bafite isuku, murabibona? Mumuha hasi rero. Abanyabyaha mujya mubabona? Abanyabyaha mufite icyo bakora? Ibiki? Abanyabyaha bariba, abanyabyaha baricana, abanyabyaha bararwana, abanyabyaha bakora ibintu bibi, bakubita abana, bakubita ababyeyi, sibyo? Mubona abantu bakora ibyo bintu mujye mubwira kure. Bangiza ibidukikije, nimubona bangiza ibidukikije muzakora iki? muzajya muhamagara ubuyobozi mwabwira ngo uriya muntu arangiza iki
uzi ukuntu babyangiza bigute gutema amashyamba, gutema ibiti, gutwika, kujugunya imyanda mu byatsi ni byiza, kujugunya amacupa mu byatsi ni byiza, kwambukiranya mu ndabyo ni byiza, guta ibipapuro bya biswi uvuye ku ishuri ni byiza, gucira hasi ni byiza, kwihagarika ahantu habugenewe ni byiza. Iyo mubabonye mukora iki? Mujye mubahuza, nibabananira bwira ubuyobozi, sibyo? Mugende mubwire abayobozi cyangwa ababyeyi banyu uriya muntu yangiza ibidukikije, sibyo? Uzaba ubaye iki? Uzaba ubaye umunyarwanda mwiza. Dukurikiza watumye mu rugo abana hano ku ishuri mugende mubwire ababyeyi impanuro baduhaye, sibyo? Kugira ngo rero twongere tubahe amashyi menshi. Ubundi muri rusange isuku ni amwe mu mahitamo magari y'umujyi wa Kigali, nk'uko mubizi mu kivugo cyacu tuvuga isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wihuse. Ariko by'umwihariko muri ibi bihe turi mu bukangurambaga bwihariye ku isuku, isukura no kurwanya imirire mibi. Ibyo rero uyu munsi twagize gahunda mu mashuri yose y'akarere ka Kicukiro, aho twongeye kuganira n'abana n'abarezi ku muco w'isuku, twibukiranya cyane ku gukaraba intoki. Ahangaha twatangaga ubutumwa ko ntabwo gukaraba intoki byari bigenewe kurwanya Covid gusa. Twashaka kwibukiranya ko gukaraba intoki ari umuco utuma twirinda indwara nyinshi zitandukanye kandi bikwiye gukomeza no guhoraho. Ntabwo rero twatanze ubutumwa bwo gukaraba intoki gusa, twatanze n'ubutumwa bwo gufata neza ibidukikije, kwirinda kujugunya imyanda aho tubonye, yaba ari ibora yaba ari itabora. Usanga agacupa k'amazi ku muhanda, usanga igipapuro cya biswi mu busitani, kwirinda kunyura mu ndabo. Mu by'ukuri abantu bambukiranya imihanda haba habugenewe umuntu akoresha ashaka kwambuka ava ku gihande kimwe ajya ku kindi. Hari rero ababyirengagiza ugasanga baranyura mu busitani. Uyu munsi mu butumwa twatanze harimo no kwirinda kwambuka umuntu anyura ahatarabugenewe. Ibyo byose bijyanye no gukomeza ubwiza bw'umujyi wa Kigali, ariko no kugira isuku tugamije kwirinda indwara no kugira isuku kuko ari umuco nk'abanyarwanda. Ni ubutumwa bukomatanije twatanze uyu munsi. Twabikoreye mu mashuri mbere na mbere kuko abana ni ejo hazaza hacu. Umwanda uzahaza abana mu buryo bukabije, ariko noneho n'ikindi ni ukugira ngo batubere n'intumwa, kuko abana ni intumwa nziza. Icyo wabwiye umwana burya aragikurana, ariko noneho wanamubwiye ngo umbwirire n'ababyeyi ntabwo abyibagirwa, aragenda akabivuga. Ubwo rero urumva kuza mu mashuri ni ukwita ku bana, ni ukubungabunga ubuzima bwiza bw'abana, ariko noneho ni no kugira ngo ubutumwa burare bugeze no ku muryango. Kuba uyu munsi hano twateraniye nk'akarere, niba hari abana 3,220, ubu uyu munsi hari ingo zegera aho ngaho ziri hejuru y'ibihumbi 2,000 ziri burarane ubwo butumwa. Murumva ni ubutumwa buba bugeze ku bantu benshi,
icyarimwe n'abayobozi b'amashuri n'abarezi basigare noneho bakomerezaho n'ubundi babikoraga ariko twashatse gushyiramo ububyutse dushyiremo ikibatsi tubashyigikire nk'ubuyobozi noneho n'umurezi nabibwira umwana ntavuge ngo ni bya mwarimu gusa avuga ati ariko n'umuyobozi w'akarere yaraje afande muri polisi twari turi kumwe yibuke ko yabisabwe n'abandi bantu batari n'abarezi yumve ko kuko atari umwihariko w'umwarimu we gusa ahubwo ari n'igihugu kibishaka. Banyita Byiringiro Leo Pierre nje niga senior 1 ubukangurambaga icyo bimaye nuko ngiye kuzajya nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Akamaro ko gukaraba intoki ni ukugira ngo tutandura indwara nk'inzoka, diyare n'izindi. Yego murakoze, amazina yanjye nitwa Cyurinyana Jeannette. Twagize abashyitsi beza batuganirije batubwira ko gukaraba intoki bitaturinda covid gusa biturinda n'izindi ndwara, korera, diyare n'izindi ndwara nyinshi zandurira mu mwanda. Nitwa Ishimwe Prince niga muri P4A. Ntungutse yuko tuvuye nko muri wese nyine tuvuye kwihagarika cyangwa gukora ibikomeye tugomba kugenda tugakaraba intoki amazi meza n'isabune nk'uko yababishyizeho, kandi twava mu rugo nabwo tugaca hariya tugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. N'ibyo twakora byose twaba mu rugo baba baduhaye n'amafaranga nk'igiceri cy'ijana basi ngo tujye kuryamo biswi, tukabanza tugakaraba amazi meza n'isabune noneho tukabona kuyifata tukayirya. Ibishashi twahura n'ibipapuro mu nzira nk'ubu kuri iki kigo hano hari za dasitabini baduhaye tugomba gushyiramo ibipapuro, tukaza tukabitoragura tukabishyiramo, noneho twamara kubishyiramo tugafata ibicupa twahura byose mu nzira tukabishyira muri dasitabini. Nitwa Uwasisi Bimeriveye. Gukaraba intoki bizatuma tutarwara indwara ndetse bizatuma tutarwara indwara kugira ngo tuzagere ku twifuza kuba. Izo ndwara ni nk'izihe? Nka diyare, korera n'inzoka zo mu nda n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda. Nitwa Monique Uwituze, nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri JS Gahanga ya mbere Saint Joseph. No mu masomo asanzwe rwose abana bahabwa harimo isuku, hanyuma rwo muri mutebo nyine mu gitondo birumvikana niyo suku nyine bagomba kubanza na nimugoroba ni isuku. Ikivuguriye buri uyu munsi buriya n'ubutumwa bwiza twahawe kubera ko twabahawe n'abayobozi bakuru b'akarere kacu baje. Buriya rero abana baragenda babwire n'ababyeyi bati twasuwe n'abayobozi badukanguriye isuku, hanyuma ku buryo nabo bagiye kuba intumwa hehe mu miryango yabo. Rwose biriya bizabafasha pe.